Kavubi, Dusabemungu, Ingabire, Ngabonziza, Umwiza, Ntahontuye, Muka Friday ndetse n'Umugwaneza ni itsinda ry'abantu 8 bahagurutse n'amaguru Musambira ku itariki ya 10 bashaka kugera Kibeho tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8. Ku munsi wa mbere bavuye Musambira barara mu by'Imana kuko bagenda barara ahari paruwasi cyangwa santrale ya Kiliziya Gatolika. Ku munsi wa kabiri w'urugendo rwabo bavuye mu by'Imana barara i Nyanza, kandi kuri bo uca muri kaburimbo wagira ngo kirazira. Aho bageze icyambere bakora no gushima Imana, bakurikizaho gushaka aho bashobora kurambika agasaya, nyuma bakajya gushaka ifunguro rya nimugoroba kuko iryo kumanywa baba bameze nk'abatarifashe. Aho ni Nyanza, aho baramburaga imifuka ngo babe ariyo baryamaho. Nta gitangaje kirimo, tuba twavuye mu rugo tusko twahasize mu matora ko kuryama heza, ariko nyine urugendo nkuru harimo kwibabaza. Nubwo baba baraye aho hantu nabo bwabo bemeza ko havunanye, baramuka bafite imbaraga zo kugenda intambwe ari ndende, ariko uko amasaha y'icuma izuba rirushaho gukara imbaraga ziragabanuka. Nyaka karingi bamara mu birenge kwa Ibyo bituma hari aho bagera bagafata akaruhuko, bakikora ku munwa basangira amazi, ji, imikati ndetse na biswi baba bapfunyitse. Ku munsi wa gatatu urugendo rwabo bava i Nyanza bagana i Karambi mu karere ka Nyamagabe, amazi yo kunywa yarabashiranye, ibintu birahagarara, bitabaza amazi y'isoko yari hafi aho. Hari aho bigera amazi tugashaka kubura amazi, ariko ayo tubonye niyo tunywa. Ubwo wantubanura neza ni nka yahe hano mwaba munyweye nka yahe? Amazi tunyweye ni amazi y'isoko. Kubera ko ayandi atabasha kuboneka ari ahantu hagasantara ariko katagira amazi. Abari muri urugendo bita rutagatifu nta mwanya baba bafite wo kureba n'ubwiza bw'imisozi yaho baca, kuko baba bagenda basenga cyangwa baririmba ibyo bita guhanga amaso ijuru. Bemeza ko ibyo bibaha imbaraga muri uru rugendo ruvunanye. Abantu bitabira urugendo bahagurutse i Nyanza ku isaha ya 2 za mu gitondo, bageze mu karere ka Huye ku isaha ya 11:15, bakoresheje hafi amasaha 10. Muri icyo gihe nabakurikiranye ugasanga muri urwo rugendo rwabo harimo kwiyima, kwibabaza ndetse no kwigomwa. Ku munsi wa 4 ari nawo wa nyuma w'urugendo rwabo bavuye i Karambi bagera i Kibeho, batereye imisozi itoroshye y'ibisi bya Huye, aho intego yabo yari igezweho, ariko ngo byasabaga kudacika intege. Njya guhaguruka nari mfite amakuru menshi, numva ko bamwe bananirwa mu nzira bagashobora kuba bacika intege, harimo n'abajyaga basubirayo batarurangije, ariko njyewe ikintu cyamfashije cyane nuko nari nabanje kubyishyira mu mutwe, banza kurutegura kandi banza no gusenga. Abo byari byoroshye kuko naje bambwira ko nyine ari ibintu bikomeye, ariko Imana yarabishoboje. Abantu 8 bose bari muri urugendo babashije kugerayo, ariko abatangaje cyane ni Muka Friday Rosary na Ntahontuye Venance, bakoze urwo rugendo rw'ibirometero n'ibirometero bafite imyaka ikabakaba 56. Nanjye mbitekereza bwa mbere mpaguruka nari nzi ko ntazarugenda ngo ngere hano amahoro. Narabyumvaga ariko nkumva biteye ubwoba, ariko niyemeza guhagurukana n'abandi, ndavuga nti reka mpaguruke nananirwa mu nzira, ubwo niko biraba bigenza, ariko nararutangiye neza hamwe n'abandi, ngera hano amahoro hamwe n'abandi, nta kibazo nagize gikomeye. Imbaraga umenya ari Imana iziha umuntu mu by'ukuri, kuko kugenda iminsi 4 n'amaguru. No kuri bagenzi babo bafatanyije urugendo ngo intego yari ukwigerera Kibeho, kandi bakagerayo bakoze urugendo rw'amaguru. Ibyo ngo byari mu rwego rwo gushima Imana ndetse no kuyigezaho ibyifuzo bafite. Uru rero ngiye nkubona ari nk'umwanya mwiza wo gushimira Imana mu buzima bwa yaraduhaye n'ingabire y'ubuzima. Ntabwo rero ngiye numva hari pfunwe bine cyangwa se hari ikindi kibazo nabigiraho kuba nakora urugendo, kuko atari n'ubwa mbere ndukoze. Nubwa kangahe? Ni inshuro ya 3 ndukoze. Ko mu gihe cyose nawe ukoze urwo rugendo ukakora iminsi 4 ukagenda ukaryama nabi, ukabura amaso yo kunywa nyine mu nzira, ariko Imana ikagufasha ukabigeraho, wumva aribwo buryo bwo gukomeza gushimira Imana. Amasengesho y'Ikibeho arangiye aho bateze imodoka zibagarura, gusa si benshi bapfa gukora urwo rugendo, bo bemeza ko byose biterwa no kwizera k'umuntu. Ufite Maremi Maurice, Televiziyo y'u Rwanda.